Turongeye turabashimiye mwebwe mwese abadukurikiranye kuri Hand of God Ministry 2050. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibiteho. Twongera gushimira mwebwe mwese mudukurikira uko bwije n'uko bukeye, mwebwe mudushyigikira, mwebwe mudusengera, amasengesho yanyu, mwebwe muri hirya no hino ku isi mugenda mudukurikira, mugenda muduha kwaje, mugenda mutubwira yuko hareba n'ibitangaza Imana iri gukora. Imana ibahe umugisha mwebwe mwese mudukurikiye kandi turabasengera tubasabira umugisha. Ni ukuri kandi Imana ikomeze kubitaho muri byose, ko mudusengera murushaho dushyira mu bwiza bw'Imana, murushaho dushyira amasengesho yanyu, murushaho turagiza Imana. Nanjye niko ndushaho kubashyira mu bwiza bw'Imana, mu mbaraga z'Imana, no kwasengera Imana ngo Imana ibiteho, ibagirire neza, bakomeze kandi babe hafi, babere maso uko bwije n'uko bukeye. Nk'uko bisanzwe njyewe nitwa Habakwizera Jean Bosco cyangwa Evangeliste Bosco. Imana niduhana umugisha mu izina rya Yesu. Rero ndagusuhuje badukurikiranye uri hirya no hino ku isi, wowe uri muri Afurika, uri umugabane wacu wa Afurika, wowe uri muri Amerika y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru, wowe uri hirya no hino, mwese turabasuhuje, bari i Burayi, bari muri Aziya, Australia ndetse no hirya no hino ku isi, imijyi igiye itandukanye, mu bihugu bigiye bitandukanye, mwese turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Imana nibahe umugisha kandi ni ukuri uko mudukurikirana, uko mudusengera, natwe turabasengera tubasabira Imana ngo ubuntu bw'Imana burusheho kuganza kuri mwebwe kandi imirimo y'Imana ikomeze gukoreka mu izina rya Yesu. Nk'uko bisanzwe uyu ni umwanya wacu saa y'ubuhanuzi. Tugeze kuri pati ya 8 umunsi. Dufite ibihe byiza kandi dufite ibintu byinshi Imana yateguye ku buzima bwacu ndetse no ku buzima bwawe. Uyu munsi ndifuza ko tuganira ku ijambo ryitwa gushaka Yesu. Ijambo ryitwa gushaka Yesu, ariko noneho ndifuza yuko tuganira ku ijambo ryitwa gushaka Yesu ariko tukamukoraho, kuko abantu benshi muri iyi minsi turi gushaka Yesu mu nzira zigiye zitandukanye, mu bice bigiye bitandukanye, ahantu henshi hagiye hatandukanye, ariko uri gusanga abantu bashaka Yesu ariko ntibagire ahantu bagera. Ariko nyamara ntabwo ari ugushaka Yesu gusa, ahubwo dukwiriye gushaka Yesu tukajya n'ahandi hantu hagera harenze ko kumushaka gusa. Nibyo koko wamushatse, nibyo wasenze, wasengesha amasengesho y'iminsi 2, nibyo wireje ubusa, wasenze umunsi umwe, wasenze 3, nibyo wagiye mu cyumba cyawe ufata umwanya urasenga, nibyo wagiye mu kazi urasenga, ugiye kurya urasenga, wabyutse urasenga, wageze mu rugo ushima Imana, uvuye mu kazi utashye ku mugoroba urabwira ngo ushimwe ko ngeze hano. Nibyo ni byiza, Imana iguhe umugisha kandi nibyo koko ubuzima bwacu bwa buri munsi tugiye gukora. Niba ugiye mu kazi, niba ukagezemo, niba ugiye gutangira akazi, niba ugiye kurya, niba ugiye kunywa, niba ugeze mu rugo, niba ugiye gutega imodoka cyangwa ugiye kugira ubundi buryo bwakugeza ahantu runaka, ukwiriye ibyo byose kuragiza Imana kugira ngo Imana ikuyobore mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ubuzima bwawe bwo kuyoborwa n'Imana, kugira ngo tubashe kuyoborwa mu nzira zacu tunyuramo n'urukundo rw'Umukiza, kandi urwo rukundo rwo rutuyobora. Rero ibintu byacu byose, ubuzima bwacu bwose dukwiye kuyoborwa n'Imana. Buri kintu cyose ugiye gukora ukwiye kuyoborwa n'Imana. Ikintu utekereje, ikintu ugiye gusura mu kanwa kawe, ikintu ugiye mbese buri kintu cyawe cyose ukwiye kuyoborwa n'Imana. Ubuzima bwawe bwa buri munsi, mu bana bawe, mu rugo rwawe, mu kazi kawe, mu muvukana, mbese ubuzima bwawe bwose ukwiye kuyoborwa n'Imana, kuko Imana iyobora umuntu neza. Imana iguhe umugisha. Hanyuma rero ni byiza yuko ibyo byose ubikora, kandi ni iby'igiciro cyane imbere y'Imana, ndetse iby'igikundiro, kuko Imana ikunda abantu yaragize ibyabo byose, Imana yemera kubayobora. Rero tugiye kureba ukuntu umuntu ashobora gusenga Imana ariko ntabe gusenga Imana gusa, ahubwo umuntu agasenga Imana akanayigeraho. Muri bya 62 mu ndirimbo z'agakiza yarembye aravuga ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu arazamuka akagera imbere y'Imana Data, ngo agakomanga urugi ashaka kureba Imana. Umutima w'umuntu ngo ujye imbere y'Imana. Rero ndifuza yuko tuganira tukaba umunyamasengesho akwiye gusenga kugera ku ruhe rwego. Umuntu wasenze akwiye gusenga kugera ku ruhe rwego, kuko kino gikorwa cyitwa gusenga, nagira ngo se gusenga ntago ari ingabire, gusenga ntago ari impano, ahubwo gusenga ni umurimo, gusenga ni akazi. Niba uzi ko wasenze, ukaba uzi ko wafashe umwanya wo gusenga,
jya witegeye ko ari akazi, kandi witege yuko nk'uko iyo ugiye mu kazi uvuga ati ndi buze gukora nkuremo ibihembo runaka cyangwa uremo inyungu runaka, jya witega yuko niba wafashe umwanya wawe imbere y'Imana ugasenga, jya witega ko hari izindi nyungu utegereje ziri imbere z'amasengesho wasenze. Ubundi gusenga ni nk'akazi, ni nk'umurimo tutatiriwe, gusenga ni umurimo. Niyo mpamvu abantu bose batabishobora bagera aho ngaho, bamwe bakumva barananiwe, abandi bakumva bacitse intege, kuko biravuna bitewe n'uko ni akazi, kandi ni akazi gakomeye, ni akazi gahemberwa nk'uko umuntu ashobora gukora agahemba. Niyo mpamvu bitewe uko wasenze, jya wibwira yuko amasengesho wasenze, jya utegereza ibisubizo byawe mu gihe kiri imbere, cyangwa utegereza ibihembo byawe mu gihe kiri imbere, kuko uba wakoze. Niyo mpamvu nufata umunsi wawe ukirirwa imbere y'Imana, ugafata amasaha ya runaka ukirirwa imbere y'Imana, iminota runaka ukirirwa imbere y'Imana, ntukibwire ko wipfushije ubusa, ahubwo jya wumva yuko kino gihe ufashe cyo kuba imbere y'Imana, jya wumva yuko hari inyungu zacyo ziri imbere yawe uzagenda usanga. Kandi icyo wundira amasengesho tuyasanga imbere. Imana iguhe umugisha. Rero tugiye kwifashisha ubutumwa bwiza bwa Mariko, igitabo cya Mariko, umwe mu ntumwa za Yesu. Ubutumwa bwiza bwa Mariko, ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Mariko. Ijambo ry'Imana ry'ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Mariko, turasoma ibice 5, soma n'umurongo wa 24. Turaza kureba kino gice cyose guhera kuri 24 kumanuka hasi, urahagera uhasome. Hari inkuru zivuga umubyeyi umwe. Uyu mubyeyi ngo yari amaze imyaka 12 ngo ari umugongo, afite ikibazo cy'uburwayi. Hanyuma ngo uyu mubyeyi yabajwe n'abavuzi cyane, bivuze ngo baramurangiraga ku musozi yari atuyeho, bakamubwira ngo kwa runaka hariyo umuvuzi wakuvura bikemera. Akagenda akajya kuri uwo muvuzi, yagera kuri uwo muvuzi akamuca ibiguzi akabitanga. Hanyuma yamara gutanga ibiguzi akaza nk'umuti ntakire, akongera akamubwira ngo hari ibunaka, hari undi muvuzi, akongera akazasubirayo, yasubira nabo bakamuca amafaranga, yageraho yanywa ya miti ntakire, akongera. Bigenda gutya inshuro nyinshi, ngo bigeze urwego rw'uko ibintu byose yari atunze yabimariye mu bavuzi. Hanyuma ngo amaze kwimara mu bavuzi, asigara nta kintu afite, asigara mbese ari aho ngaho, asa n'aho ari wenyine, asa n'aho nta muntu umwitayeho, asa n'aho nta yindi kirengera afite, nta undi muvugizi afite, nta kindi kintu kiri aho hafi yakwiringira, kuko yiringiye ubutunzi, yiringira ibyo byose yari afite, byose arabitanga birarangira. Asigara uburwayi bwe nta kintu buvuyeho, amaze imyaka 12 arwaye. Hanyuma Bibiliya iravuga ngo amenya amakuru y'umuntu witwa Yesu. Haleluya. Nagira ngo mbibutse ko Yesu yari Imana, ariko none Yesu yari umuntu, ko yavutse kuri Mariya avuka nk'umuntu, ariko yari Imana 100% ndetse kandi umuntu 100%. Niyo mpamvu nawe inzara yaramwicaga, nawe yarasonzaga, nawe yumvaga imibabaro yo mu isi. Niyo mpamvu yari umuntu 100% ariko akaba n'Imana. Hanyuma amenya amakuru ya Yesu. Amaze kumenya amakuru ya Yesu, araje aravuga ngo ntago biri bucire hano. Amenya ko Yesu avura, abafite imitima imenetse abavura, abashaka agakiza kabaha, abashaka kumenya, amenya yuko bajya bamumenya. Amenya amakuru yuko avura abafite ibibazo by'amatwi, bipfa amatwi byumva. Amenya amakuru yuko impumyi zihumuka. Amenya amakuru yuko ibirema bihaguruka. Amenya amakuru yuko abadayimoni bagenda kubera Yesu. Amenya amakuru yuko, haleluya, amenya amakuru yuko abadayimoni bahunga, indwara zose zigakira. Amenya aya makuru, abanyamakuru y'umugabo witwa Yesu. Haleluya. Ngarangije ngafata igihe, nakwitaho ko ari nk'ibihe byo gusenga, reka mbifate muri buno. Afata igihe cye gahaguruka mu rugo iwe. Haleluya. Ahaguruka mu rugo iwe, ngaragenda ngasanga Yesu icyo gihe ari mu nzara, arimo aragenda ajya gukiza akanago kwa Yayiro. Hanyuma ngo abantu ngo bari benshi cyane, abana ari benshi cyane, ari ikivunge. Ngaragenda ngajya aho Yesu ari. Ni muri bya bihe byo gusenga, ajya aho Yesu ari. Haleluya. Muri cya gihe uba ugiye gusenga, wikingira ugiye gusenga, ufashe ibihe byo gusenga, uri ugiye aho Yesu ari. Ngageze ngaho Yesu ari, gasagoswe n'abantu benshi. Ngaravuga ngo mbese uyu mugabo ndamubona gute? Mbere yuko usenga wakwiye gutekereza ikibazo ngo ariko se ko ngiye gusenga, ubundi intego mfite ni iyi.
ikintu ugiye gusengera ni iki? Oya gusenga wisengera mu kajagari, wisenga kubera ko wumvishe yuko wumvishe ko abantu benshi bagiye gusenga, abantu benshi bari gusenga, wisenga kubera ko inshuti yawe yagiye gusenga, umuvandimwe yagiye gusenga, inshuti zawe zagiye gusenga. Oya wisenga kubera ko ibibazo byaje, wisenga kubera ko uri mu bigeragezo. Ahubwo igihe cyose ni itegeko gusenga, ariko gusenga kwawe ufitiye ntego, ushaka iki kuri Yesu? Ugeze imbere ya Yesu, ugeze mu masengesho, mbese gusanze ari abantu benshi bari kubyigana, gusanze ari abantu benshi bagose Yesu, mbese wowe urabigenza gute? Mbese intego ufite ni iyi? Ngahageze ngaratekereza, ngaravuga nubwo mageze, aravuga ngo bino ntabwo biracira hano, aravuga ngo hari abantu benshi, ariko aravuga ngo ngiye gukora ikintu gitandukanye n'icy'abantu. Ubundi ugeze imbere y'Imana ugomba gukora ikintu gituma Imana imenya ko wasenze, gituma ijuru rimenya ko wasenze. Imana ishimwe cyane. Yararega aravuga ngo ngiye kugenda sesere muri bano bantu, nimara gusesera muri bano bantu ndakora ku ncunda y'umwenda we gusa, nta kintu ndavuga. Abantu barabona ari bisanzwe, ariko ndakora ku ncunda y'umwenda we gusa. Niyo mpamvu iyo dusenga abantu babona ari ibintu bisanzwe, babona ari ibintu bisanzwe bibaho n'ubundi biri aho ngaho. Ariko reka nkubwire, ntawe usenga akina. Gusenga bifite imbaraga, gusenga bifite ubuzima, gusenga bifite imibereho, gusenga bifite kubaho kwa none ndetse no kw'ejo hazaza. Imana ishimwe cyane, Imana ihimbazwe. Yaraje ngaragenda, ageze aho ngaho aho Yesu yari ari, ngo yinjira mu bantu. Cyagira uwo masengesho y'amagara Imana. Haleluya! Ni muri bya biri masengesho y'amagara Imana, ngo yinjira mu bantu bari benshi, atangira kwinjira. Bivuze ngo ni ugutangira gushaka Yesu, ni ugutangira kwihana, ni ugutangira gushima Imana, ni ugutangira kumanira icyubahiro cy'Imana, ni ugutangira kwinjira. Ngatangira kwinjira mu bantu, arabyigana niko Bibiliya ivuga, arabyigana arinjira. Haleluya! Ngarinjira arabyigana, ngaravuga nubwo nageze aho Yesu ari, ntabwo ndahagera gutyo gusa. Dufite ikibazo cy'amasengesho muri iyi minsi, turi gusenga ariko ntabwo turi kujya intego imbere y'Imana. Ukeneye kujya imbere y'Imana, ariko ukajya imbere y'Imana ufite intego. Ukeneye kujya imbere y'Imana ufite ishaka imbere y'Imana, ukwiriye kujya imbere y'Imana ufite icyo Imana ushaka kiza guhindura ku buzima bwawe. Hanyuma birivuze ngo iki? Iravuze ngo arinjira. Haleluya! Arinjira, asesera mu bantu, yinjira mu bantu, ngarinjira ajyana intego imbere y'Imana, ngaragenda asesera, ngaragenda agera aho Yesu yari ari, ntagira ikintu avuga, nganabibona nk'ibisanzwe. Ngaraje ngakora ku ncunda y'umwenda we, ngagikora ku ncunda y'umwenda we. Ubwo ngabe nk'uyisubira inyuma, ngagiye kumva ngo yumva cya cyago cye, yumva cya kigeragezo cye cyari kimaze imyaka 12, ngo yumva ngo kirakamye. Imana ishimwe cyane. Gakimara kumva gikamye, ngo na Yesu ngo yumvamo imbaraga. Garaje ngo Yesu garahindukira, garavuga ngo ninde unkozeho? Yabigishwe ngo baramubwira ngo Mwami, kubona abantu ari benshi baje kugushaka bagushagaye, uravuga ngo we ninde unkozeho? Haleluya! Ariko Yesu aribushe ko hari umuntu umukozeho, akamukora afite intego. Iyo umuntu afite intego y'ikintu ari gusengera, iyo umuntu afite, haleluya, iyo umuntu afite aho yashaka kugera, iyo umuntu yateguye amasengesho akayategura neza afite intego, icyo gihe Yesu aramwumva kandi Yesu amanukira kumutabara. Ijambo ry'Imana rivuga ngo iki muri Yohana 15:7, nimuguma muri njyewe, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo gushaka hanyuma muzagihabwa. Nawe ngo aragenda gakimwe, ngo Yesu arahindukira. Haleluya! Aramuhindukirira, ariko baramubwira ngo dore abantu ni benshi, ariko nubwo abana ari benshi, ariko hari uwakoze kuri Yesu. Reka nkubwire mwene data, wonteze amatwi. Sinzi ahantu uherereye, sinzi igihugu uherereyemo, sinzi uko usaya amasengesho yawe, ariko kuri uyu munsi mu isi yacu ihanuze, Imana ikuntumyeho. Senga amasengesho afite intego, senga amasengesho afite aho ava, amasengesho afite n'aho agera. Wisenga kubera yuko ubushe kandi basenze, usenga kubera ko ubushe abandi bajya mu rusengero, wisenga kubera ko abantu bakurikiye Yesu ari benshi. Ahubwo wejya aho Yesu ari, ariko wagera ufite intego, icyo wifuza gushaka kuri Yesu, icyo wifuza kugeraho kuri Yesu. Reka nkubwire
nkubwire neza amatwi, ukeneye gusenga. Abantu benshi bahoze mu bigeragezo, baheze mu ruzerero, baheze mu kwisubiramo, baheze mu ko batari gutera imbere, akati bari kubona imperuka z'amasengesho. Umuntu agasengera gutera imbere mu mwuka, ariko reka ntatera imbere, wagira ngo atera imbere arasubira inyuma. Umuntu agasengera iterambere ry'umubiri, ariko reka biranga, ahora mu bigeragezo by'inzitane. Umuntu arasengera kugira ngo arebe yuko yabona impinduka z'ubuzima, yabona impinduka z'uburwayi, abarwayi bagakira, ibitangaza bigakoreka mu rugo iwe, ibintu bigahinduka ubona bimukomereye, ariko ntabwo biri kwemera, ntabwo mwasenganye intego. Yesu muri kino gitondo aravuganye nawe, aravuga ngo nimusengane intego. Ujya imbere Yesu ufite intego, hanyuma Yesu naza akore. Yesu ntabwo yahagaze gukora, kuko Imana kuracyakora, imbaraga z'Imana ziracyakora, imirimo iracyakoreka, ibipfamatwi biracyumva, ibirema biracyahaguruka, impumyi ziracyahumuka, ibitangaza biracyakoreka imbere ya Yesu. Haleluya! Imbere ya Yesu imirimo iracyakoreka ku bamwiringiye bafite intego. Warakamutse, waranamutse, washizemo, wasengaga, ugeze ugira igihe ugira ibihe byiza, ubana n'Imana, ugendana n'Imana, ariko ubu ngubu ntabwo ariko kimeze. Ikibazo ni iki? Ntabwo ugikora kuri Yesu ufite intego. Ibintu byawe byose byarivanze, kandi urasenga, uri maze uri mu bigeragezo. Satani yaraje avanga ibyawe, yaraje byarabitobanga, yarayishoboka yarayitobanga, ayihindura nabi cyane. Ariko reka nkubwire, ukeneye gukora kuri Yesu kugira ngo Yesu yongere agaruke. Ibyo ngibyo byivanze, ibyo ngibyo byanze, ukeneye kumukoraho kugira ngo yongere agaruke, bishyire ku murongo. Dore abadayimoni mu rugo rwe ntabwo barekeraho, barasimburana. Bimwe birahava, ibindi byinjira, ibindi bikahava, ibindi byinjira. Intambara zabaye intambara, ibibazo byabaye ibibazo, bizinesi yawe yanze, kandi warasenze, wabwiwe n'Imana. N'Imana yabwiye ngo ugiye gukora, yarabwiye ngo ugiye kugira gutya, ariko byaranze. N'abadayimoni bahagurutse, ntawe ugisengana intego. Ukeneye gusengana intego. Imana iguha umugisha, woneze amatwi. Imana iguha umugisha, wumvishe rino jambo. Imana iguha umugisha. Ukeneye kujya kuri Yesu, aho kujya kuri Yesu ufite intego, mwene data. Ukeneye kujya kuri Yesu ufite intego. Ukeneye kujya kuri Yesu ufite intego. Wagabanyije intego yawe imbere ya Yesu, watakaje ibihe, watakaje imbaraga, aho ukeneye kujya kuri Yesu ufite intego. Haleluya! Wisenga gusa, oya wisenga gusa, ahubwo jyana imbere intego imbere ya Yesu. Mana ishimwe, jyana intego imbere ya Yesu. Ndabyibuka igihe kimwe nigeze nasenga njyewe ubwanjye, ndi mu kibazo cyari kinkomereye. Mfata urupapuro ndandika, mbwira Yesu, ndambwira ngo Yesu, ndambwira ngiye gusenga n'intego, ndambwira nkeneye kuza guhindura bino bintu. Ndabyandikaho ko nari mbikeneye. Mfata amasengesho iminsi ibiri irangiye, nabonye Imana ikora igitangaza ku buzima bwawe. Ibyo nari nasengeye ndabibona kure nabisenge. Iyi Imana irasubiza, Imana ikora nk'Imana, Imana irahindura. Ariko reka wambwire, ongera sengana Yesu intego. Fata urupapuro rwawe, fata umwanya wawe, fata igihe cyawe, ujye imbere Yesu ufite intego. Mubwire ngo Mwami Imana, ndifuza ko bigenda gutya, ndifuza gutya na gutya. Nongeye ngarutse imbere yawe, hindura uburyo bwo gusenga. Abantu bakeneye guhindura uburyo bw'amasengero yabo. Nk'uko abadayimoni nabo bahinduye uburyo bateramo abantu, abadayimoni bakaba barahinduye sisitemu. Natwe dukwiye guhindura sisitemu z'imisengero, tukambara imbaraga zo gusenga, tugahindura uburyo, tugasenga gufite intego. Yesu ngarangije ngarambwira ngo ninde unkozeho, baramubwira ngo ariko se Mwami, abantu ni benshi, ariko n'ubwana ari benshi. Yesu arabwira ngo numva imbaraga ivuye muri njyewe, ngo wambwiye ngaraza mwikubita imbere. Ndamubwira ngo ibibaye. Yesu ngaramuhindukira ngarambwira ngo mwana wanjye, ngarambwira kwizera kwe kuragukijije. We wumvishe rino jambo, ryo kubwira ngo wegire ubwoba, ryo kubwira ngo witinya, wihungabanywa n'inkubi n'imiyaga, n'ubwo Adamoni bari bakugose, nubwo ibyawe byanze, nubwo igihe byivanze, nubwo intambara zabaye intambara, nubwo uri mu bisubizo, nubwo ubona biri kugenda neza, ariko ngera usenge, wegere Yesu ugifite intego. Wongere ugira intego yawe imbere ya Yesu. Yesu yiteguye kugira neza, Yesu yiteguye kurengera, Yesu yiteguye kuranirira, Yesu ariteguye kubana nawe. Imana iguha umugisha, Imana igushyigikire, woneze amatwi. Waba waragabanyije ibihe byo gusenga, waba waracitse intege, waba ukeneye ko twongera gusenga Imana, ukabwira Yesu, ukambwira ngo Mana nongeye ngarutse imbere yawe. Waba uri gusenga muri iyi minsi, aho ugasengera mu kajagari,
uyu munsi ni igihe cyane waba waragize ukagira ibihe byiza, ukagira ukaba umunyamasengesho mwiza, ugasenga Imana bikagera ko ngo waranamutse ademera nakunamuye, Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza, kandi Imana ikugarukeho, kandi wongere usengane intego. Imana igushyigikire mu izina rya Yesu. Nimero yanjye ireba aho hasi, wayireba wahamagara ushaka inama, ibitekerezo, cyangwa ko twanasengana nkagusengera icyifuzo runaka waba ugize, iraho hasi twasengana Imana. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibiteho. Nk'uko bisanzwe ni njyewe Evi Bosco, kandi Imana izajya gukorera igitangaza cyakorewe mu ijambo ry'Imana uko murahembutse, nta kibazo, tanga ubuhamya ubwire n'abandi ibyo Imana yagukoreye, ugeze kuri YouTube channel yacu, kandi twizera ko bazakora ibintu bitangaza. Hari abatangiye kubahamagara, hari abambwira gutya na gutya, kandi byiza. Imana ibamugisha mu izina rya Yesu, kandi bashyigikire. Hari ijambo ry'Imana ryatangiye kubakambwira ko bari kubaka ijambo ry'Imana, kandi Imana ibamugisha. Twizeye neza ko iyo utangiye ari izawusohoza, kandi Imana iracyakora, ntabwo Imana ihagaze. Mu burwayi bwawe, mu ntambara zawe, mu bibazo byawe, mu bigeragezo byawe, ibyo bikugose byose, Imana iracyari, Imana ntabwo ihagaze. Nawe ikomere umugisha, kandi Imana ikwiteho neza amatwi, nubwo Imana abwire muri wowe, kandi Imana ikuremere igitangaza. Uburwayi urwaye ukeneye gukira, ufite ikibazo cy'uburwayi bwabaye ndutana ku buzima bwawe, hamagara nimero yanjye aho hasi. Ufite ikibazo cy'ugukomera ushaka gusenga, hamagara nimero yanjye aho hasi. Ufite ikindi kintu uzaho twasengera Imana kugira gusegazaho ubwiza bwawe n'imbaraga zawe, Imana ikabagoramo ibyiringiro n'imbaraga, ahubwo ibihe byiza watakaje muri uyu, hamagara nimero yanjye aho hasi, usengana Imana iguhe umugisha, kandi gushyigikira mu izina rya Yesu Kristo Yesu.